ariko abapasiteri rero bari gukora ibi ngibi Imana irabica bitonda funga gusa se itari yabakubita irabica ivuga ikintu gikomeye bazavuga ngo bapfuye nta nuwo ndavuga izina mugiye kubona mu gihe kitari cakure nk'abapasiteri bari ku mihanda bari kuvuga batuka Imana hari undi nawe ugiye kwambara gutyo byihuse kandi wabizaba ari woda iturutse mu rwego rwo hejuru ntabwo bizaturuka hasi yego kuko bamaze iminsi bamwigaho ikirere cy'ijuru kimaze iminsi kibinyereka sindamuvuga izina amaze iminsi yarigize akara kajya he yumva ko nta wamukoraho urumva yumva ko nta wamukoraho yumva ko nta wagira ute nimutamubona mu minsi mikeya bamugurukanye kandi woda n'itegeko rizava hejuru kuryo ntawe uzavuga ngo iki n'ibiki ntago ari byamini ngo station ya RIB ngo Kimihurura ngo niyo yaje kumushaka no bizava hejuru iyo woda yo hejuru izagarukiye Imana mwanjye amaje kurambirwa Imana none gwamugani nta nubwo akiri umukozi wa Satani nta nubwo akiri Satani ni Satani Imana igiye kumuzirika urumva igiye kumuzirika Imana mwanjyaryamwe kandi kaze mbabwire bantu b'Imana bantu munguriki bantu mwateye korasi mugahanura mukereka mukavuga ijambo ry'Imana mukaba Imana mwarayisuzugwe mukaba mwarayisuzugwe ahubwo muri guhangana nayo umusore utazi Imana nta kintu napanga nawe ubwo nashaka Israel Mbonyi kandi yarakwanze Israel Mbonyi ngiye namwemera ngiye Mbonyi ngiye namwemera Mbonyi ba wicaye gutya junjamye gutya adashaka no kwivugira n'ijambo na rimwe abantu bamubwira ngo bakuvuze n'abakaza kisekera yewe mugabo ngiye namwemera kandi ashaka kuza kafagura kandi uteye na neza ego umva ndashaka umugabo w'ibirere w'ibiki w'ibirere ariko uraduhindukanye w'ibirere ubu mbonyishwe Mbonyi ngiye nago nari kumwemera ariko byararangiye muri kiragiye yanyakaga nanjye nari kumba namwemera ariko ubu ngubu ntago bishoboka yarinaniwe nta nubwo ashaka kubona umukobwa umeze nkanjye ndamaye ariko Mbonyi uretse kuba mbona aririmba indirimbo za gospel simbizi niba akijijwe Mbonyi rero ashobora kuba aririmba indirimbo za gospel ariko adakijijwe ubu tuvuye kukijijwe wowe cyane njyewe rero umugabo nyene reka mubabwire naboneka rwose azanya approaching kwibanira Karamata nyeneye umugabo wanwara umugabo guse wahera he kandi ari boga narabaye niga ntago wamutwara ndibuka ndarinzi guca muri prafu bimwe abandi bagenda ngo barafatiraho ababyeyi ibyuma ngo nutayamanda kwica njyewe bari kumenagura amajigo njye nahitaga nca muri prafu nkacamo nkahita mpingukira mu cyumba cya papa miliyoni nkayora ebyiri nkayora ko twadufite inganda z'akawunga ndangije mbanyoye miliyoni 50 nzisenyereraho itamba kwepa nigira South Africa Kamembe nakasemo ikintu bita ingoma ndakata njya muri ubukavu za industriel ndanywa birahinduka abamishinzi abakaganga umugabo umucupa n'abagati uzumugore wanjye yarapfuye byararangiye umeze bitese ashobora kujya gusenga saa 12 atanga safuri bose akagaruka saa 4 z'ijoro amateraniro iyo arangiye ahita ambwira uburyo kibasohokanye ngo n'abakristo ngo pastor yagiye kubagurira inkoko ifi ubuzima bwinshi bw'ingo zo muri iyi minsi bwishwe n'aba bantu turi kubona b'abakozi b'Imana Nshuti bakunzi bihumure turagarutse muri uyu mwanya kugira ngo tubagezeho amakuru y'ibivugwa hirya no hino ku isi cyane cyane muri gospel hanyuma ngira umugisha wo kubana namwe kuri uyu mwanya w'agaciro Imana ibaha umugisha ndikuzo Emi ndi kwihumure TV ndi kumwe na Bobo Bobo waramutse neza mwari muri aho sinzi ubona ambwiye ngo ariko Bobo bivuga neza ngo ndi kumwe na Bobo bari icyamamare yewe tugira umugisha wo kugaruka muri aya masaha rero tugarutse muri ka gace k'amakuru k'ibivugwa hirya no hino munyemerero twakire Bobo hanyuma abanza ashimira abakunzi bacu
mbanje kubashimira mwebwe mwese abakomeje kudukurikirana. Yego boga. Imana ibahe umugisha. Barimo bararekarama. Ko babuze nimero zanjye. Wakaka boga arika kataduha nimero. Ko babuze nimero ngo yose ari cyane bobo. Ariko nawe ugeze anyandikira kuri nimero y'akazi. Ku mpano. Oya bavuze ko wese babakubaza ikarinya yanjye bakeneye. Nyine bari kumbaza baduha nimero ya Bobo. Cyangwa bakabyandika muri commentaire babyanditse. Kutazi isisu uzandika. Papa. Kutazanditse muri commentaire. Ngo yose ari cyane bobo ku mpanuka ikomeye. Okay, ni 0782 44 94 16 07 82. Ntago ari kuri radio bro. Iyo atazumvisha asubiza inyuma. Oya buretse. Ndazivuga ntsindagiye ko buretse 0782 44 94 16 turabo bageze kwa Bobo. Baguhamagare. Amamagare anyandikire. Nituro man. Wambwiye atari ndazikeneye cyane nturuki usa. Aturuka usa. Shago nta muntu wakwifata akaduha ku madora. Nabonye ashaka kuba yaba umubyeyi nimba atari inkumi. Ekada. Kandi urababyeyi bagira umutima mwiza. Ababyeyi ashaka kugira gutya akakuremera kabati nabonye cano yanyu iri gukora gutya reka mbagura amazi. Noneho yanababaye ku kaboko yavuga turiya muhungu rero arimo arashaka imyugati kuri iyi mihanda reka nanamwongerereho agira uko yimera wenda araguza agafuka ko muceri. Reka nkubwire Imana ikora igitangaza rwose mbere yuko insubizi kubanze kabisa. Bakunzi banjye namwe nuko muri kunyifuriza nka Emi. Ukuri kw'Imana rwose urumva ikinyamakuru ni icyaha. Abo nicira nkategeza kugikora. Urumva? Nicira nkatekereza kugikora nubwo numva ari mikrofone zidacometse neza. Yego. Reba niba mikrofone yacometse neza. Ntago ivuga. Oya ni yanjye ninjye wananiranye. Yameze neza. Ninjye wananiranye. Mikrofone ayitaye. Nta muntu wakwitanga akatugura. Iri jwi rya rimaze iminsi rimeze neza. None itangiye kuza mbere by'amakararaza ariko n'ikibazo cy'ubushobozi nta kibazo babyiye. Oya ariko bizaza kuba bari baradushigikira ko na subscribe. Urumva icyo nagiye kukubwira. Iyo mbona abantu bakora subscribe mbasabira umugisha birumvikana. Iyo mbona ndi gukorana n'umuntu w'umusore nka Bobo ni umusore. Ni Bobo gari horose iraho. Ariko nyine yagize ikibazo. Ntabwo morose ndi kuri tayi. Uri kuri tayi nyine urahorose. Yagize ibibazo ukuboko kuvaho kuracika. Kandi noneho hacitse ukuryo. Hano gari ukumoso. Ako buri munsi narambuye ubuhamya no kwihumure. Ariko barabivuze man hari akantu bavuze kankoraho. Ngo Imana ishimwe kuko nacitse ukuboko kw'iburyo. Pe hano uzabisobanura Imana. Ndabishimira Imana. Kwacitse ukuboko kw'iburyo. Kwacitse akaboko kw'iburyo atagiye akibumoso. Man, shano ko nta bushobozi mfite mba nkuremeye. Nishimwe rikomeye ariko ngiye kugira ngo bandemere mbere bazanze bakuremere man. Ngiye nishimwe rikomeye kuruta yandi yose. Oya. Ngiye mfite amaboko yombi, mfite umugore n'abahungu babiri beza, ndatuye nyine nta kibazo, ariko Bobo aracyari ingaragu, ntararongora, kandi sinshaka ko arongorwa ndashaka arongora. Ibyo bintu bifite igisobanuro. Ubwo rero, Imana igubushoboza arongora. Kano k'inkwano kaboneke. Ayo mwe gakoze tere. Umuntu twicare, ndi gupanga ubukwe. Urumva? Ndi gupanga ubukwe, gusa none mikoro yanjye yavuyeho burundu. Ibigeragezo mwe nabyo. Shitani n'umugome pe. Uziko mikoro yanjye yapfuye se noneho burundu umwuka byarama. Nukuri kw'Imana mikoro yanjye yari ipfuye ariko Imana yisubijeho. Yayizuye. Nuko panga ubukwe rero. Nari mvuze ngo Imana ikuremere, Imana guhuze n'umuntu w'umugisha. Reka nkubwire impamvu. Ariko ntuzabure ngo none we nawe nakasa mutwe. Ndi gupanga ubukwe reka nkubwire ndi gupanga ubukwe. Urumva ngewe nta mubyeyi hari ndi bubyereke nta muvandimwe like no one. Sibyo nagomba kwikoca umukobwa wenda we yari afite famille kwimamuka ni papa. Bari ngomba kubyumva. None birangije ngira ngo n'umuntu mwene wacu nagomba gutumira yarambwiye ati uzanyoreza itike. Bagusabye kubategera. Bari biresha umutwe. Yego. Ngewe
mpanga ubukwe mani idini nasengeragamo ryarananije ku rwego nagaragaje kukwerekana icyo ni kimwe. Cya kabiri aka ni akaga. Icya kabiri urumva kandi nta cyaha bamporaga, banzizaga ngo ntishyuye amafaranga ngo y'ubwitange ngo no kubaka. Noneho habaza akubitiyemo akantu k'umuntu umumama ariko avugaga by'abamama ngo uwo mumama wenda akorweho kubera ko nyine uko kuboko kwawe kwacitse, aranyikundira ko urumva nakora kuri radio ya Gikristo, radio muke abantu bose wandazaga ijoro abantu bakara banyumva ndikuramya Imana ndi gusenga even na mu gitondo. Noneho umva gasha rero umuntu nyine arankunda wo mama agira imbabazi kandi icyo gihe radio ngira ngo bamaga 30 y'itike ubita umuryango nari nararongora icyo gihe hago nanarongoye nta yandi nabonye abanza wumve sibyo tubireke sibyo twari tugendera. Noneho urumva urusengero bambwira ngo ngomba kwishura amafaranga hafi yajyaga ari 200 ngo bwitange ngo ntatanze yari menshi aragiye kugura ubukwe banza wumve. Noneho umuntu umwe aravuga ati reka nkubwire muhungu wa umumama ati no kuri kw'Imana sinzi inkwano wemeye ariko uze kuyimbwira uko ingana kose nzayigutangira. Ati ntugire ikibazo cy'inkwano. Papa nataga Kimironko, waba uzi ko nashatse kwicara mu muhanda ngo ndire ibi uri kwivugishwa, hari igihe Imana yakoresha umuntu. Noneho umuntu anyemerera inkwano, Shabro narishimye, yaje kwiguha se kuyagera ku musozo. Ngiye kumara imyaka 8 ndongoye iyo nkwano ntiraza. Bari inkuru tuyore twita muracyavugana se wumva akababaje ubikira kibabaje. Ku munsi w'ubwo nyirizina yongoreye umuntu atuzi ko badukopye uwo wayemeye bari twitahire bari rero ngewe uyinyemereye nawe yanyemerere itaha dukuko babo uva incamake y'amakuru mani. Umbyaye kabiri ntaravuga incamake z'amakuru nabyo tubibugaruka ku bintu by'ingo byabaye kasamutwe mu basitari. Ariko ejo bundi abenshi bakunze bacu murabizi ko ari ubuhamya bwanjye bwatambutse hano. Nari mfite mariage ntiyaba ikibaye kubw'impamvu itanturutseho akabe gaseka nk'akeza. Ni kubw'impamvu igihe wimana ukarangira wimanye ago tuvugisha kuri uriya mukobwa waramwema. Ariko urumva azuba icyaha nsigaranye yeme kandi ikibazo nsigaranye ngo ni kandi abantu babyumveho reka bivuge ndisereye ntari guseka man si uko ntazongera mbese ndashaka kongera process yo kongera kurongora, kongera gupanga ibintu byo kuzana umudamu. Ariko bro hari ikintu wahereyeho yo kuvuga ngo ntari kubyereka mama cyangwa papa cyangwa iki man noneho abantu banjye babikoze mbere mu bwa mbere barakoze pe barakoze barakora barahaguruka pe, ahubwo mungiye inama nzongera ntumire. Urashaka kongera kurongora? None nzaba ndi ingaragu none se kushimira abantu ngo barakoze biraba bazongere bakore nyine. Ko abantu tuziranye buriya bana bari wakongera kuguha igiceri cye. Ariko nimo ndunguka inshuti nshyashya. Sinasubuka isise ari jambo nigeze kwigisha mu itorero rimwe nabivuze kuri cano mvuga nshimira Apotre Dr Paul Gitwaza, mvuga ku ijambo yigeze kwigisha vango mu joro ry'igicuku ari Nikodemo wawe.
ko Yesu yahamwe n'umuntu utarigeze umenyekana yari inshuti ye mu ibanga ba Petero byagiye uhera umusajyanze bikunze niyabo bose bagenda Nikodemo wanjye arahari ahubwo usibye icyo kuvuga ngo ufite ikibazo cy'akaboko wenda kacitse mwana umusore mwiza mani nta mukobwa utakwifuza mani icyo ni kimwe cya kabiri urakijijwe mwana uzi ko mu buhamya bwawe abantu bose baje bibaza ko se buriya Bobo yakundanye n'uwa mukobwa kuko ntiyafata kuri avance ibyo ngibyo byatumye abantu benshi bavuga bati umusore mani ni umwana mwiza ikigaragara nyine ni umurokore arakijijwe icya gatatu urumva mani buriya kubaho udafite ababyeyi cyangwa unabafite ariko utazi ngo babahe cyangwa utarabanye nabo cyangwa nabo bavandimwe wirya ukimara mani reka nkubwize ukuri hari ukuntu Imana urumva ibifite ivuga ngo uyu muvandimwe hari ukuntu akwiriye umuntu bakwiye gushira none se ndaga urugero sibyo mbabwize ukuri niyo twakwiganira iki tukitahe oya banza wumve ukuri njyewe imyenda urugo rwanjye cyari igikapu nahekaga kiranga ntago nkubeshye abantu banzi Kacyiru cye nahoranaga igikapu mu mugongo benshi barabangura umuturiste ariko habaga harimo isume kamambiri isabune yo gukaraba amavuta yo kwisiga urumva n'ishuka yo kwihinamo mani ibyo bintu abantu batabizi mani nese wumva urugo rwanjye sigo urugo rwanjye rwari rumeze hano usigaye urara kuri Dodoma cyane Rwanda Form sigahemba mu nzu y'ibyumba 6 kanatwe Yesu zatubwira neza rero niyo mpamvu mubwira man reka wenda reka abadukurikiye babyumve man igihe cyakigeze no kugira ngo tuganire ku buzima busanzwe ariko mu buryo bwa Gikristo bro nimba warakurikiye ibiganiro nakoze harimo abagiye batanga ubuhamya twabanye mu gipango yes bakuze banzi kwasa bazareye mu kiganiro cyo kwasabe man ndashima Imana ntago nige ndashima okay ari jyano wakongo nukubyirata cyangwa niki ari igihe abantu babona wenda bakagufata uko utari cyangwa bakakumva uko utari ngiye ku giti cyanyuma nicara nkashima Imana kuko hari igihe cyari kibayeho cyo kugira ngo ntandukire ngene mve mu nkiri mutoya hari igihe nashatse kujya mu biyobyabwenge cyane ariko aho namenyeye Yesu ndashimana ko yakoze transformation yakoze transformation iranyoza neza okay si uko umuntu adakosa cyangwa se nuko umuntu atagira icyaha ariko ndashimana ko ikomeje kunzigama ni ukuri ndayishimye mu buryo bwayo mu mafuti yanjye yose mu nzira zanjye zose Imana ndayishimiye ikomeje kunzigama kandi ndenze ibintu bikomeye cyane rero mfite icyizere ko vuba umuryango w'ihumure ndayitumira simvyivugiye nzaba mpari ngiye n'amaguru yanjye yombi n'amaboko rwose simwumvishe nimero yanjye mutangiye munyandikire dutegura ubukwe buri official noneho okay ako karagaciye aragaciye twe turagana twibuka imirimo y'Imana babiturenza biducanze dukoze ku mushahara mu ncamake z'amakuru zihari kwara umupasteri buhanuzi ko ukomeje gutambuka butaye ubwoba ari umupasteri wigize karakajya ugiye gufungwa pastor cyangwa Prophete Ernest na DJ Boyani cyangwa umushumba wundi wungirije uzaba ushinzwe ivugabutumwa rikomeye muri Rayon rego aramwimita ko yihakanya abantu bagaragaye kuri cana imwe y'umuherwe hano mu Rwanda bita Sabe Simbi okay ngaya nguko umusesenguzi wa cyamamara uzwi witwa Kamarade yakubiswe n'inkuba Kamarade yakubiswe n'inkuba Kamarade yacuzaga telefone biza kurangira akoze ikiganiro kuri 3D barakireba kiratumbagira nicyo cyamugize umusesenguzi uriya mwana n'umuta avuka mu batambye Imana uriya afite amaraso y'igishumba kimugendagendamo shayahoye ni naho yakubiswe n'umwana mwiza Kamarade yakubiswe n'inkuba ku manywa y'ihango okay hanyuma rero gato mbere mu makuru arambuye mbere ko tugekeka niba ndi shamake ufite ariko ngo waramuhanuzi wahanuye ko ngo batamutwara umugabo ko byagenda nta wamutwarira umugabo uko byatsa kose ngo cyo wakora cyose apo mwaba yarabaye nigasa ukamutwarira umugabo hanyuma turacyabatumira mu giterane cyo kuramya no guhimbaza kiri kubera muri Women Foundation hano kwa Apostle Mignoni hano hakurya Kimihurura
buri nimugoroba mu masaha yo kuva mu kazi rwose baba bataramiyeyo kandi ariyo harimo ibihe byiza cyane abantu bagiye batandukanye bazasoza ku cyumweru. Nawe rero muri ino minsi isigaye wanyarukirayo kugira ngo ubashe kuba kuramya Imana by'ukuri byuzuye muri iyi migoroba. Hanyuma reka tubwire gutya tubamamaze abantu bari i Rubavu bari i Gisenyi, bibutse ko uramutse ukeneye siporo ari gym ari sauna massage cyangwa se ukeneye coffee imeze neza cyangwa restaurant yakwakira neza, urajya muri Heroes Coffee mu nyubako ya Gloria House hariya Rumusigiti uvuye hepfo ku isoko. Hanyuma hari inzu bita Gloria House irimo Heroes Gym, Heroes Sauna ndetse na massage na Heroes Coffee. Uhagere rero bari buze kugufasha. Ngaye nguko Rehoboth High Technical irabangera kubibutsa ko babasha gukora ibikoresho bya electronic. Niba ukeneye umutekinisiye w'umwizerwa wagukorera firigo yawe igasubira ku murongo, ejo wamuhamagara akakwitaba ntakwangire kuza kuyisubiramo wenda yagize ikibazo, cyangwa televiziyo cuisinière, cyangwa mukeneye gukoresha maintenance y'ibikoresho, cyangwa se mukeneye computer mudasobwa kuzigurisha cyangwa no kuzikoresha, muze kubahamagara. Ariko nanone hari n'ikindi, turagura tukanagurisha ibikoresho bya occasion, intebe, amatera, ibitanda, buri kimwe cyose cyo mu nzu, meshezame n'urukweto rwawe nimba urugurisha rukiruzima turarugura. Ariko tuba twarashizeho nimero aho ngaho, yewe unagize gutyo ugacika ikiganiro tutatanzemo nimero, utwandikiye kuri nimero kuri WhatsApp, turibuze kugufasha. Hanyuma si ibyo gusa, ntekereza ko twakwinjira mu makuru arambuye, hanyuma tukareba niba hari icyo twasangiza abantu mu gihe mu kanya tugiye kuza kuba ikiganiro cy'ubuhanuzi ku gihugu cy'u Rwanda. Icyo kiganiro muraza kugikurikira kuri aya masaha y'umugoroba. Amakuru arambuye turayahera ku buhanuzi bumaje gusohoka mu mwanya muto ushize, bigaragaza ko hari umupasiteri wari warigize karakagehe ariko ngo ntakorwa, ariko Imana ikaba igiye kumwikorezaho ikiganza cyayo. Hari abashumba cyangwa se abapasiteri ntekereza ko ubona bafite umutima wa kimuntu, bafite ubumuntu muri bo, ndetse niyavuga wumva ari umuntu nk'umubyeyi, ariko hari n'abavuga ukumva ari akasamutwe, bakasaguza imitwe abantu bakayimena, cyangwa se benda bagatanga message idakeneye muri rubanda. Niba ari umwe muri abo, niba ari umwe mu bahe ntago nzi. Gusa ikibazo arimo arakekwa, ariko nta majwi yabura. Se twavuga ibintu tudafite ibihamya. Korambere yagiye kimwe makaraha ifunze neza. Jesus Christ. Ariko abapasiteri rero bari gukora ibi ngibi, Imana irabica bitonda. Gufunga gusa se itari yabakubita, irabica itari yabakubita. Kanze nkubwire bapfuye bahagaze, niko umva ikintu gikomeye. Bazavuga ngo bapfuye, nta nuwo ndavuga izina, mugiye kubona mu gihe kitari cakure nk'abapasiteri bari ku mihanda bari kuga batuka Imana. Hari undi nawe ugiye kwambara gutyo byihuse, kandi wabizaba ari woda iturutse mu rwego rwo hejuru, ntabwo bizaturuka hasi. Yego, kuko bamaze iminsi bamwigaho, ikirere cy'ijuru kimaze iminsi kibinyereka. Sindamuvuga izina, amaze iminsi yarigize akarakajya he, yumva ko nta wamukoraho. Urumva, yumva ko nta wamukoraho, yumva ko nta wagira ute. Nimutamubona mu minsi mikeya bamugurukanye, kandi woda n'itegeko rizava hejuru kuryo ntawe uzavuga ngo biki n'ibiki. Ntago ari byamini ngo station ya RIB ngo Kimihurura ngo niyo yaje kumushaka, no bizava hejuru. Iyo woda yo hejuru izagarukiye Imana mwanjye, amaze kurambirwa Imana. None gwamugani nta nubwo akiri umukozi wa Satani, nta nubwo akiri Satani, ni Satani. Imana igiye kumuzirika, urumva, igiye kumuzirika Imana mwanjyaryamwe. Kandi kaze mbabwire bantu b'Imana, bantu munguriki, bantu mwateye korasi mugahanura mukereka mukavuga ijambo ry'Imana, mukaba Imana mwarayisuzugwe, mukaba mwarayisuzugwe, ahubwo muri guhangana nayo. Mujya ku Mpanuro TV murasangayo umuhanuzi ibyo arambuye rwose mu buryo burambuye, amaje kubivuga mu masaha makeya ko ari umushumba bugiye gufungwa. Kandi urutonde mu byo avuze, havuze ko harimo urutonde rw'abapasiteri bagiye gupfa, ni Imana igiye kubica, ngira ngo bagiye gupfa urusorongo. Ariko ubwo ngine ni Imana ibicira, kuko twe turabica n'abacu, ko ubwo ni Imana
ugiye kubahitana itumye umuhanuzi arabivuga ubwo simba mpari twikomereze DJ Brian na pastor wiwe Ernest ni prophète ubwa ni revera prophète pastor ni Revera pastor akaba prophète Ernest akaba Ernest Nyirindekwe umugabo ufite igikundiro afite fresheri umva si amavuta y'Imana gusa ayisara yafite okay bagaragaye kwa Sabe Murungi bari kumwe rwose yaratangiye guhanura Brian Sabe nakasa muto yatangiye guhanura ariko yihakanye umuntu witwa Mbonyi Israel Mbonyi ngo nta n'umugabo ntabwo ari guyange ntabwo ari mu bantu nakunda ngo nta n'umugabo akeneye Brian ngo nta ariko cyiza cyane ugavuze ko nta n'umugabo akeneye ngo nta mugabo wamushobora ibyo yavuze nta kibazo cyo tumukeneyeho ni kimwe Brian tumwitezemo ikintu gikomeye haraho ziraha ku mubiri ariko muri Bibiliya bya kera biba bishize abyumvishe abakorino umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya haleluya ubu ni wowe yego ni we nge ibya kera biba bishize abajoyisimawe dore byose biba bihindutse bishya agize n'amahirwe kugira Ernest bazabireba nari n'amateka n'ubuhamya bazajya bareba amatariki turahera ku itariki 9 Doko umukristo azi uko ari cyangwa hari amategeko runaka mugendera ku buryo Brian aziyogoshesha cyangwa akagira ukundi kunahinduka Yesu ukuntu yaravuze ngo abarushye n'abaremerewe muze musange mbaruhure Brian ari mu barushye n'abaremerewe uretse gatoya ariko se ntukajye dutega imitego njyewe ntacyo kuvuga ngo mfite umushinga uri kunyobora ngo mu bintu by'urusengero ufite umuntu urimo arakubwira ati sheri wanjye se gusa ndetse ubu kugira ngo hari umuntu napfa uzakora ikiganiro ryari inamba ikanzu kuri kunyibagiza ntabwo mbizi ibyo ntabyo arashaka kuva mu mapanta ibyo twavuganye ntabwo urimo kwibagisha ibimenyetso ngo byagiye abantu bamere nabi banyandikira ngo byagenze gutenga indangi iri hehe ariko ndabibabwira njyewe umuntu yandikiye inbox ndamubwira kugira ngo nguhe umuti ariko umugabo aziyamini yanterete umugabo araryoha Brian aryohera nyine abamukeneye iyo bavuze ko umugabo aryoha wumva iki ubundi si uwamugari numva iki ni ukubera ko azaba nyine kukutunga wicaye ese nk'umugabo yaryohera iki ntaye akifitiye ishaza ry'ubuzima shobora ukibatizwa n'akazi kawe shumuretse kubera umugabo cyane nta mugabo nkeneye umugabo araryoha ubusungiye umugabo napfa kwemera ubu ngubu muranabaza mwabuze kumfata giteye nk'igicupa nk'ikintu gicuritse umeze nka gaze ubu none ubwo mushaka umubiri wanjye kuterera ibintu byinshi aba bagabo uri kumbwira ngewe ntabwo nabemera urashaka ndetse kubera yuko ngewe mana ariko umeruka ryari ntabwo ndi muri muderega yo kukubwira ngo wambare ikanzu umusore utazi imana nta kintu napanga nawe ubwo urashaka Israel Mbonyi kandi yarakwanze Israel Mbonyi ngewe namwemera ashaka neza ngewe Mbonyi ngewe namwemera Mbonyi uba wicaye gutya ajunjamye gutya adashaka no kwivugira n'ijambo na rimwe abantu bamubwira ngo bakuvuze n'abakaza akisekera yewe mugabo ngewe namwemera kandi ashaka kuza kasaguza kandi uteye na neza ego umva ndashaka umugabo w'ibirere w'ibiki w'ibirere ariko uraduhindukanye w'ibirere ubu mbonyishwe Mbonyi ngewe ntabwo nari kumwemera ariko byararangiye muri kiriya gihe yanyangaga nanjye nari kumva namwemera ariko ubu ngubu ntabwo bishoboka yarinaniwe nta nubwo ashobora kubona umukobwa umeze nkanjye ndamaye ariko Mbonyi uretse kuba mbona aririmba indirimbo za gospel simbizi niba akijijwe Mbonyi rero ashobora kuba aririmba indirimbo za gospel ariko adakijijwe ubu tuvuge ko ukijijwe wowe cyane njyewe rero umugabo nyene reka mubabwire naboneka rwose azanya approachinge twibanira karamata nyeneye umugabo ubwo nyine murahurira n'umugabo akeneye kwa Sabe hanyuma rero hari ikintu kimwe nshaka kukubwira reka nkubwire buri Imana izi ubwenge ku rwego rukomeye ibintu byose Imana yagushizemo izi gihe bizagirira umumaro amana barakizwa ukiri mu isi si sawa
cyane ariko yavuze ikintu gikomeye yavuze ngo Israel Mbonyi aririmba indirimbo za gospel ariko ntazi ko akijijwe ntabyo nzi niba akijijwe ariko wakeneye umusore ukijijwe sawa rero icyo utumva ni iki umusesenguzi Kamarade hari amagambo aherutse gusohora yivugira uburyo amadini arimo arasenya ingo ubwe arimo arakora n'abahanuzi amadini n'abahanuzemo barasenya ingo z'abantu bishingikirije ubuhanuzi none nawe byamusohoreyeho ese baba babimuhanuriye Kamarade ntabwo mbizi umugore wa Kamarade se byarangiye abonye umugabo ari umusitari biranga winsteresi n'abagabo ariko muri rusange bajya mu rusengero bagiye kubashakira uburuhukiro bw'ibibazo by'isi ibibazo byo mu rugo aho umugore yinjira wajya kubona kera sinzi niba waragiye mugasobanuye umuntu yinjiraga mugasobanuye akavamo ari umuntu usanzwe akinjiramo ari umuntu usanzwe akavamo ari umuntu udasanzwe kubera ibintu yabonye kubera iki donke akavamo yumva uko yabonye bakubita imisozi bagira gute nabo kumva ufite imbaraga zidasanzwe muri iyi minsi rero dufite abagore cyane cyane ndavuga abagore n'abagabo ariko muri rusange bajya mu rusengero bagiye kubashakira uburuhukiro bw'ibibazo by'isi ibibazo byo mu rugo ariko bakavamo bafite iyindi mentalite n'indi myumvire baragukoropa musenyeri baragukoropa mariko njyewe ufite umushuti wanjye yari afite umugore babanye neza bishimanye baryohewe n'ubuzima umugore yinjira mu myuka yo kujya gusenga ahantu babana neza hari umugore ukwezi kwa mbere atangiye kumubwira uburyo kinga imana ngo ibahindurire ubuzima ngo pasiteri ngo yavuze ngo imana iduhaye inzu ngo yahitane tujye kubamo atangira kuba kagamba atangira kubwira umugabo ngo twimuke ngo tuve ahangaha tujye mu nzu ngo nziza umugabo amafaranga akorera nta kintu kihe gihindukaho reka tuve kuri ibyo ngibyo biragenda birahinduka uwo mugore aba addicted n'urusengero aba addicted noneho ahantu basengeraga umugore atangira kwanga kuhajya akajya kubwira umugabo ngo ugiye gusengera aha nanjye ngiye gusengera ahangaha hano nabonye imana bigera aho ngaho bigeraho imyitwarire n'imihindurire byose n'uburyo yakoraga mu rugo birahinduka abamishinzi abakaganga umugabo umucupa biravuga ati uzi umugore wanjye yarapfuye byararangiye bimeze bite se ashobora kujya gusenga saa 12 atandasashurira akagaruka saa 4 z'ijoro amateraniro iyo arangiye ahita abwira uburyo kibasohokanye ngo n'abakirisitu ngo pasiteri yagiye kubagurira inkoko ifi ubuzima bwinshi bw'ingo zo muri iyi minsi bwishwe n'aba bantu turi kubona b'abakozi b'imana ibintu ubu rero Kamarade tuvugana nawe ari ukwe n'umugore ari ukwe kandi bigaragara ngo byavuzwe ko umugore yari agiye kumwiba yabo yaramwibye ntabwo yaragiye yaramwibye dufite inyandiko yaturutse mu buyobozi bw'aho batuye he mu kahe kagari batuye muri Kinyinya byarangiye rero umugore azinze utuntu rigenda si ukuzinga ngo yagiye mu bukwe nabonye inyandiko yarakozwe ku itariki 10 maybe ubwo ni ku cyumweru yagiye mu bukwe ubwo ni kuwa gatandatu agarutse asanga umugore ntawe hari n'inzira amuhamagara irera nta kibazo biba bafitanye amakimbirane bivugwa ko inyandiko twabonye yitubwira ko bari bafitanye amakimbirane ya hato na hato ngo ariko adaturuka ku mugabo aturuka ku mugore ngo kuko ngo umugabo ari icyo yabaza ngo umugore yari afite ingeso yo kugenda umugore se ari ugenda se afite ingeso yo kugenda akamara iminsi niko inyandiko y'ubuyobozi tubona turaza kwibashyiraho gusa uyu muryango wari umaze iminsi ibafitanye ibibazo hari nako umugore yatorogaga ibyo yakoraga ibyo ashatse umugore yakoraga ibyo ashatse umugabo yamubaza bikazana ibibazo isibo yaje muri ibyo bibazo ariko amakosa agafata umugore ndetse abisabira imbabazi umugore yagendaga atavuze akamara iminsi bikagaragara nabi
ntabwo twayisoma, ni lettre ndende ba buyobozi bwanditse bigaragaza mu karere ka Gasabo, umurenge wa Kinyinya, akagari ka Kagugu, umudugudu Muhororo niho batuye. icyangombwa nuko batuye Muhororo. Umuyobozi w'isibo wanditse iyi baruwa ni Nyiransengimana Louise, ashyiraho sinyatire yiwe abyemeza ko rwose. Kamarade, reka tumubwire ngo pole sana, yihangane, gushaka nabi niko bigenda, na Bobo yari yashatse nabi. Nuko rero hari umugore nawe waje avuga ati rero nyuma yuko mbonye Kamarade wacuwe nk'umugore we, ahari batari ko njyewe ntawantwarira umugabo, ntawantwarira umugabo. Ni umuhanuzi se uyu mugore cyane, ufite ijwi rye, yaretse no gukora ubukwe. ninde ninde Bogari ntabwo nabona bayiniga ngo mani nguze unwara umugabo, ngo mani zunwarira umugabo, aho ngo uyu mugore yakundanaga na Noheli Profete, ntabyo ngo baza gutandukana. aya nzana muri ubwo buntuza bwabo bw'abagize bw'abandi bwabo si ubuzanye ze, ko tunzanye iby'umuhanuzi, nzanye iby'ubuntuza bwabo. sawa. Ufite amajwi yese ko byata kubona, ariko harimo waciye bugufi. waciye bugufi ninde suko? Hari umugabo usigaye wiyoroshya, hari umudamu hano waje kuri iyi mihanda yitwarayira yakubese ababaza, amaze gukubita ababaza benshi. iyo bagiye mu kiganiro bakamubaza aho ngo rayirangura muvuga weke, bayatanga ibyarayira tubyihorera. ngo rayira wimuzana amahano ngo mbabarira, wasanga atari kumucisha bugufi, yaramubabaje, yamukomerekeje umutima. Ariko umugabo yaciye bugufi, uwo mugabo reka nanamuvuge ni Pastor Claude. Pastor Claude amanutse ko ari kubona ikiganiro, uribuka ko hari abanyamakuru bafashe umwanya bakajya iwabo aho avuka ku ivuko, merutse akora ikindi kiganiro ari kumwe na se wabo. Uyutse bamaze iminsi bavuga ngo Pastor Claude yabeshe ko papa we ngo yapfuye kandi ariwe, ariko nabo nakurikiye ikiganiro cya se wabo bari kumwe avuga ati bareke ko dushinyagura, niba ngombwa turitabaza inzego za leta. Umuntu yapfuye nabi twaramushinguye, kuki bamwe baranshinyagurira ku muvandimwe wanjye? ndababwiye ko bizabakoza urwondo mwese. By'iyi mihanda rero ni hatari, ngo reka twiyumve rero. Umuhanuzi ati njye ntabwo wantwara umugabo kandi narabaye niga. njye wantwara umugabo ubwo se wahera he? kandi ari boga, narabaye niga ntabwo wamutwara. ndibuka nari nzi guca muri purafu, bimwe abandi bagenda ngo barafatiraho ababyeyi ibyuma ngo nutayama ndakwica. njyewe bari kumenagura amajigo, njye nahitaga nca muri purafu nkacamo nkahita mpingukira mu cyumba cya papa. miliyoni nkayora ebyiri nkayora ko twari dufite inganda z'akawunga. ndangije mbanyoye miliyoni 50 nzisenyeraho itamba kwepa nigira South Africa. Kamembe nakasemo ikintu bita ingoma, ndakata njya muri Bukavu za industriel, ndanywa byeri ndayora baramaze. nimumfate ntabwo we. Ubwo ni ubutumwa yarimo aratanga ku ruhimba ko yahereye ati nta muntu wantwara umugabo, ubwo abandi barimo baracajagura, ariko ngewe abantu bashaka massage sauna hano i Kigali. ari umumama bita ni umukobwa, ariko ukora hari munsi y'akabuga ka Mushuge Kibagabaga, oya mu kabuga ka Musha ka Nyarutarama. ubwo se naringeze hafi hari station hari harya hasigiye kugera ku mavaze, hari umudugudu mwiza uhari cyane, ugiye ukatujyaho bitaga muri Bitubaye. harimo umudamu mwiza ufite se kuri kubivanga. Umunsi ngo mu mwanya umwe ngo umudamu, undi ngo umukobwa, yitwa Minyoni. Minyoni uzi ko umuvuze ndumva amajwi yiwe, nona turi mu kigabo namuvuze ndimo ndumva amajwi yarayavuze nijoro muyigisha. wowe uri kuzana pose uvuze Minyoni riba ritiramo, ndetse ko nawe ari yasengera nasengera kwa Minyoni kwa bazina. Uvuze Minyoni nanjye afite massage, akora massage bro. Yego abantu biyubashye ariko wanja neza. Man massage zirahenda. Ese ntabwo twiyubashye, turiyubashye ariko ntabwo mfite budget nona. Minyoni nta massage yo kwa Minyoni munsi wa 30. Ariko se ntibagiye kuko ntarimo abansabye nimero na ntibari butanga ituro. Oya ntuzategeza ko imuhana mane kaza imvura yise.
ko umwuka we yari cyarimo arabimbwira ahora. umwuka wawe kuyobore se ku gafaranga. Reka tujye ku Ruyenzimana turasubira. Tugiye kwa Pasi. Tugiye gusura Impanuro TV. Tugiye gusura umuntu wacu bita Pasi. Ariko ndafite ikizu. Iyi nkuru tuzayigaragaza. Ngo ninde yayimwubakiye? Impanuro TV jari mu bakire bo mu Rwanda. Impanuro TV nyirayo yitwa Pasi. Ako ni umusore n'umugabo sindabimenya. Ariko afite ariko afite inzu igiye kugakora. Ni umufemeri. Baricaniraho. Abakize. Afite inzu yahishe. Gabanya umuntu. Bande babakora hose. Ndacece. Afite fiya. Yabagiye bazayimurogeraho se uramwana ariko ngwari umuzinzi ukuntu arasengeye nta wamuroga ngo bifate namugira ishyamba kandi ni imfurashe. Bobo bye man reka dusoze wana Emwe amakuru yibanze twatanze katujya gushaka andi makuru y'ikizu si ukuntu kubita ako kaboko rero ugira ukubite ibi babyita kwiyakira mani ndimo ndakoma amashyi mpimbaza Imana. Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri ari kwica nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo wiriye gukora ariko hari kwica nzinu kw'iby'Imana ishaka ari byo wiriye gukora. Batumenzi wacu Murenge ndahakumbuye. Ndanyuzwe nzagumbura iwacu sha. Ndanyuzwe nako mwitegure nibature muri no minsi agiye kubamo kuramya no guhimbaza Imana. Tuzajya tubana buri mu gitondo turamya Imana dusenge. Ndabizara abantu twagiye tubana mu gicaniro cya FCC mu gitondo cyane nkorera ku munara wa Edmonton muri Canada. Rero ndongeye ndabatume muri no minsi yotazani batura no kwihumuri. Haleluya rero. Amen. Uzajya ushaka kubyuka saa 10 n'imwe ugeze muri studio. Ntago ari ubwa mbere wanga. Okay, Imana igumugisha. Amen. Badushigikire ko hari ibikoresho bitaraboneka. Impamvu tugiye kubivuga ntibigire, hari ibikoresho bitaraboneka hagize ukorwaho. Hari ama microphone bitarabona. Hari microphone bitaraboneka, hari indi appareil bitaraboneka ya sound card. So, ariko mu izina rya Yesu bizaboneka. Machine nayo ntiratungana neza. Acyafite utubazo twayo. Ariko bizakunda mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.